mu by'ukuri buri muntu wese burya agira ibyo atanga, kandi buri muntu wese ava akagera agira ibyiza n'ibibi, ahubwo biterwa n'iriba wafunguye wemeye ko ritemba. Iriba watembesheje ni ryo abantu banyweraho. Buriya umuntu muri we agira ibyiza akagira n'ibibi, muri ibyo byiza bigize ubuzima bwacu. Ni ukuvuga ngo mu buzima bwawe ibyo urekura bikagenda, ibisohoka nibyo uba wemereye ko bigenda, kandi ibyo ngibyo nibyo bigenga uwo uriwe muri icyo gihe cyawe, mu gihe urimo, mu gihe ubayemo. Bidasobanuye ko bitahinduka, kubera ko ibyo bintu byombi biba bihari, ko kimwe kigasinzira. Rero buriya ubuzima bwacu ni nk'amazi atemba. Niyo mpamvu butangira ubona umuntu ari mutoya, bugatangira umuntu agenda akura, ukagenda bukura, umuntu akagera ubwo asaza cyangwa se ntanasaze, urugendo akarurangiriza hagati, ubuzima bukarangira, akagenda tukamwibagirwa. Icyo gihe bijye bikwereka, bijye biguha ishoko, ni nka ya mazi atemba, ariko amazi yatembye ntagaruka. Rero niho hantu ngarutse kubabwira, nongere mbibutse inshuti zanjye, reka kubaho buhumyi, reka kubaho urebera ku bandi bantu ngo batanseka, baramvuga bate, barambona bate. Oya, baho mu buzima bwawe, ubeho nkawe, ubeho uri wowe, ubeho utarebera ku bandi, ahubwo uhinduke exemplaire, ube mpore bandebereho. Nibyo bizagufasha kubaho muri buno buzima, nibyo bizagufasha kwachivinga goals cyangwa kugera ku ntego zawe. Nino si ituma tugira inshingano, igatuma tugira umutwaro, igatuma tugira uburemere bw'ibintu byinshi bituzaho, bigatuma twibagirwa icy'ingenzi, noneho tugafokasinga ku bitari ingenzi, icy'umumaro kigapfa, tukajya gutengata ibindi tutari bugize, tutazanageza aho tugana. So rero tujye dutekereza, uyu munsi ubuzima bwawe burangiye, waba usize inkuru cy'imusozi. Uyu munsi utashye ugatabaruka, waba usize inkuru cy'imusozi. Kwiyakira mvuga si kugira ngo wiyakire ube mu buzima wizirikire ahantu muri comfort zone, wumve yuko ntacyo ugomba gukoraho. Ya burya kwiyakira ahubwo niho haturuka imbaraga za nyazo zo gukora. Uko umaze kwimenya, ukamenya n'imbaraga zawe, ukoresha za mbaraga zawe ufite, nubwo zaba ari nke, nubwo nta byinshi waba ufite byo gutangiriraho, ariko ibyo bikeya ubasha kubibamo, ukabiha umwanya. Iyo umaze kubiha umwanya, ubona uhishurirwa ubundi buryo bwo kubikoresha, kandi bikakugeza kure hashoboka. Rero iyo wabashije kwiyakira, bituma utabaho wigana abandi bantu, bigatuma nyine uhishirwa izo mbaraga nk'uko nabibabwiye, hanyuma ugakora ibintu abantu benshi batatekerezaga. Burya nta hantu na hamwe Imana itagukura, nta naho itakugeza. Icyo nicyo cya mbere ugomba kubanza kumenya. Hariya abandi bose ubona bariya wareberaga uvuga ngo ni ba role model, n'abandi wumva ko nawe ushaka kugera, reka nkubwize ukuri, nawe wagerayo, ndetse nawe ukaba role model w'abandi. Nta hantu na hamwe Imana itakura umuntu, nta hantu na hamwe Imana idashobora kumugeza. Icya mbere ni mu mutwe, ni imitekerereze yawe niyigena uwo uri we. Iyo utekerereza biri cheap, ugatekereza biciriritse, uzahora iteka uri umuntu uciriritse. Ariko nutekereza muri wowe ukumva yuko uri umutwe utari umurizo, uzahora imbere mu bandi. Nubwo waba uri umukene, abantu bazagukenera, kuko bazagusanga ibitekerezo bisumba ibyabo, bazagusangamo ubuhanga busumba ubwo bari bafite, bazakubonamo inama badashobora gukura kubo bareshya ku mufuka cyangwa se mu butunzi. Icyo gihe bishobora kuzakorera urufunguzo rwo kwinjira no kugera kure, kuko uko ubana nabo kenshi, uko utanga izo nama zawe, nawe hari ibyo wiga bo bafite, nawe ukabigira gute, nawe ukigera ukaba watambuka muri abo ngabo. Icya kabiri ni ukumenya gucagura muri byinshi bikuzengurutse, mu bintu byinshi bidukikije, umenye gucagura icy'ingenzi. Iyi si turimo ni caguwa ko kirimo ibintu byinshi, kandi buri wese ahitamo ibimubereye. Menya guhitamo ibikubereye muri iyi caguwa, ucagure ibigukwiriye. Ibintu byose bije si ibyawe, menya ngo ibyanjye ni ibihe. Ariko kugira ngo ibyo ubimenye, ni uko bizagusaba kuba muri secret room, icyumba cy'ibanga. Icyo cyumba cy'ibanga nubasha kukibamo, ukakibamo neza, ukicara ukandika, ukireba, ukimenya, ukavuga ngo ni ibiki ntigeze ngeraho mu buzima bwanjye bw'ahatambutse, bw'ahashize, ni ukubera iki, ni izihe mpamvu runaka zageze imbere imbogamizi. Ese njyewe ubwanjye
ni hehe ni blaming, ni hehe mvuga yuko nanjye narangaye cyangwa natakaye, ese ndacyafite umwanya wo kubikosora, nabikosora se gute, nabigendamo gute? Ibyo bintu byose ugenda ubitekereze kandi uhere mu bwana bwawe, bizaguhereza urufunguzo. Hari ibintu byinshi rega tubamo kandi atari ko bitugeza ahantu heza, atari ko bitubereye. N'ijambo ry'Imana rirabivuga ngo byose ni byiza ariko siko bidufitiye umumaro. Urugero ku muntu se, umuntu wagiye muri boîte akabyina akarara mu kabari, niba uri umujene ugacyura inkumi, si bishimisha se umubiri? Si byiza se ku bantu babikora ntibabona ari byiza? Cyangwa waba uri inkumi ugatahana n'umusore, ni byiza muri ako kanya, ni byiza, ariko se ntibifite ingaruka? Ntibifite se ibindi bibi byinshi cyane byihishe hari inyuma? Biradusaba iki rero? Biradusaba yuko tubanza gutekereza kabiri. Njye kubwira ibi ngibi nanjye hari ibyo nanyuzemo, njye kubwira ibi ngibi natsinzwe kenshi, ariko igitangaza ni iki? Igitangaza si uko ukora icyaha, igitangaza si uko uri mu byaha kano kanya, igitangaza ahubwo ni uko wabigumamo ukabipfiramo, kugwa ukarambara. Icyo nicyo gitangaza. Rero tureke ibintu biducira imanza, kuko natwe turazi ko biducira imanza, kandi akenshi ahanini uzasanga ibyo bintu byose dukora, nunasubiza ubwenge inyuma, mbere y'uko ubikora ubanje kugiramo ubwoba, ari wa mwuka wera ukubwira ati nyamuneka, na nyuma yaho ukicira urubanza, kuko mwuka wera ngo aberaho kudushinja ibyaha, niwe udushinja ibyaha, niwe utwereka aho twasitaye, nabwo aba ahari uze kubikurura neza. Keretse abantu babaye ba ruharwa, kandi kabone nubwo yaba ruharwa, usanga akenshi nabo hari ibyo bakorera mu mwijima badakorera ku karubanda, kuko hari igihe Satani aba yarakwibye neza burundu, akaba ari usigara ari kuri vora agenga amarangamutima yawe, amahitamo yawe, imyumvire yawe, ibintu byose akaba ari we ugukorera tarifu, ugukorera urutonde rw'ibyo ugomba gukora, n'uko ugomba kubaho, naho ugomba kugendana, naho ugomba kuba, akanakugenera igihe ugomba kuhatinda. Ariko ndagira ngo nkubwire inshuti yanjye, nushaka no gutera imbere, ikindi kintu ushaka kukubwira, gerageza kurinda ururimi rwawe. Gerageza kurinda ururimi. Ibisohoka muri wowe burya hari igihe iyo ari ibyiza bitanga ubuzima, iyo ari ibyiza biba ari nk'iki, sinzi uko nakubwira, ni nko kurya umugati, ariko umugati ukawusigamo ubuki, twa tuntu twiza turyoshye. Amagambo meza ni mugenzi w'Imana, amagambo meza yubaka abandi, amagambo meza aryohera abandi, amagambo meza yubaka abantu. Ariko iyo uvuga ibintu bibi buri gihe, amagambo mabi, gutukana, kugambana n'ibindi, icyo gihe uba uri umurozi mu bandi. Amagambo yawe ahinduka uburozi, ahinduka ayica, ahinduka amunga amagufwa y'abandi, ahinduka amagambo yica imitima myinshi. Rero nushaka no gutera imbere, urekane n'ishyari. Nurekana n'ishyari, uzabaho uzi ko wowe ari wowe ukompete nawe, apana n'abandi bantu. Uvuge mushaka kugera ku kintu kigeraho, ugikore. Nubona abandi bakomera amashyi, ubishimire, ugusaba ubufasha ubumuhe. Muri buri cyiciro cyose umuntu aba arimo, aba afite umuntu yafasha. Muze gusoma mu Bagalatiya 5, Abagalatiya 5 guhera ku murongo wa 16 kugera ku murongo wa 17. Hari aho batubwira yuko tugomba kuyoborwa na Mwuka Wera. Ku 16 ngo muyoborwe, ngo kandi ndavuga nti muyoborwe na mwuka rwose. Yego, ndi kwanga kubijyamo cyane kugira ngo ntaza kubicureka, ariko nuko nko kubavuga. Hanyuma wagera ku 17 bakakubwira ngo kuko kamere irarikira ibyo mwuka yanga, ngo kandi mwuka agakunda ibyo kamere yanga. Ngo rero ngo kuko ibyo bihabanye rwose, nicyo gituma ibyo dushaka gukora atari byo dukora. Nusoma wowe urabyumva neza, ngerageje kubivuga uko mbyewe mbyibuka. Nusoma rero uramenya koko nawe uko ugomba kubana na Mwuka Wera, umenya amahitamo yawe ko ari we ugomba kuyagenga. Ikindi ni ukwiyima no kwigomwa. Iyo wiyima ukanigomwa, nyine ni hahandi hari ibizi ukabanga ibi si ibyanjye, ibi ngibi simbishaka, oya ntibimbereye.
ukagira indangagaciro zawe na kirazira wowe ubwawe wishyiriyeho, kabone nubwo zaba ari ibintu bikundwa na sosiyete yose, hoya sohoka mu kivunge cy'abandi. Ibikundwa na benshi, ibivugwa na benshi ntibisobanuye ko ari byiza, ahubwo we ibyiza ni ibikubera, n'ibyo wahisemo wowe n'umutimanama wawe. Ugire rero izo kirazira n'indangagaciro zawe, ubifashwemo na Mwuka Wera, nibwo bizakugendekera neza. Ikindi, umenye ko amatwi yawe ari akayunguruzo. Uyungurure ibyo wumva, ibije byose ntibitambuke, oya hatambuke bikeya, ibitepfu ubijugunye. Amatwi yawe aho uri hose akubere akayunguruzo. Ndasoza mvuga Kristo, mvuga Yesu. Mu bintu byose bibaho, shyira Kristo imbere. Shyira Kristo imbere kugira ngo abe ari we muntu, abe ari we wenyine uririra, utakira, ubwira ibyawe byose. Inshuti yanjye, ndagira ngo nkubwire, ibibazo byawe, amakuba yawe, biriya bintu byose ucamo bikugora, abantu bose ubibwira, abantu bose babizi, ndagira ngo nkubwire ngo abantu bambaye umubiri, aba bantu bumvira ibintu byawe cyangwa bashakira ibintu byawe kubyamamaza, ariko Kristo we abishakira kubigukuramo kugira ngo aguhe amahoro. Wabigukuramo ntabyumva gusa ngo agende cyangwa kubwira ngo wihangane. Yesu ntavuga ngo ihangane mwana wanjye sinabishobora bizashira, ahubwo abigukuramo bigashira, akaguha amahoro. Icya kabiri, ikindi kintu mugomba kumenya ni uko Yesu kumugira inshuti yawe y'ibanze, umenye yuko Yesu niwe wenyine usezeranya ibintu akanabisohora. Niwe wenyine ugusezeranya ibintu akanabisohora. Inshuti zo mu isi zirakubwira ngo nzabana nawe mu byiza no mu bibi, agahita noneho abisobanura ngo mu byiza tuzishimana, mu marira tuzarirana, mu byago tuzifatanya. Ni uko nguko abantu bakubwira. Ariko umva ukuntu Yesu akubwira. Yesu arakubwira ngo yemwe abarushye n'abaremerewe mwe nimunsange ndabaruhura. Ni ukuvuga ngo we aguha isezerano ry'uko nunarira, nunashavura, nugira n'agahinda, we ibyo ngibyo ntabwo muzabibanamo ngo mugendane muri kugenda murirane, ahubwo we aragusaba ngo ubimuhe. We arabitwara, akuvunjira, guha umunezero wongera kuri bya byishimo bindi ujya ugira, wishima ibihe byose, unezerwa ibihe byose. Urumva ko Kristo kumugira inshuti nicyo cya mbere. Fata Yesu Kristo umugira inshuti yawe ya bugufi, inshuti magara. Icyanyuma, buriya Yesu ntajya abura umwanya, ntajya kuburira umwanya. Inshuti twe twakuburira umwanya. Hamwe uvuga ngo mfite inshuti yanjye, bamwe njye numva bavuga ngo my soulmate, nguriya muntu ngo my twin, abakobwa nabo bakunda kubivuga ngo my twin, nguriya ngazi ibyanjye byose, ngo azi amabanga yanjye yose. Oya, ijambo ry'Imana yavuga ngo wizera umwana w'umuntu avumwe. Dore umuntu uyu nguyu wambaye umubiri, nawe afite ibindi arwana nabyo, nawe afite ibindi bimuremereye, ashobora kukuburira umwanya rwose. Kabone n'ubwo wari uzi ngo ikibazo ngize niwe ngiye gutamamagara nkibwira aka kanya, angira inama ndebe ukuntu nabigenza, nawe uzasanga ari busy kandi azaguha impamvu ibihumbi. Azakubwira impamvu nawe atabonetse, atumbabarire, sinabonye umwanya wo gusubiza ama message yawe, sinabonye umwanya wo kukwitaba, nari rwose ndi mu bibazo, nari ndemerewe. Kandi ni nabyo niko kuri, kuko twese dufite intambara turwana nazo n'imizigo twikoreye. Nicyo gituma Yesu yavuze ngo umuntu wese niyikorere, ushaka kunkurikira niyikorere umusaruro we buri munsi ankurikire. Ibyo ngibyo mwabisanga muri Luka. Nusoma mu gitabo cya Luka, ni muri 9 cyangwa nusoma ngo mu gitabo cya Luka urabibona. Nshaka kukubwira ngo Yesu niwe wenyine utajya ukuburira umwanya. Wowe wamuburira umwanya, ariko we ntajya abura umwanya. Iteka ahora yiteguye. Nicyo gituma yavuze ngo mpagaze ku rugi ndakomanga, umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura, nzinjira iwe, dusangire, tugirane ubucuti. Rero Yesu ari ku rugi ari gukomanga, mukingurire, yinjire, musangire bya bindi byose, hanyuma mugirane ubucuti. Kandi iyo musangiye agukura mu bintu byinshi cyane undi muntu atagukuramo.